Yes right, munyemerere ntangire mbahereza ikaze ndetse nanabakira kuri muyoboro mugari wa YouTube channel Sam Joe Fish. Aho muherereye hose abari kunyumva cyane cyane by'umwihariko nakire abanyeshuri bari gusubira no gutangira amasomo y'igihembwe cya kabiri, nakire ababyeyi mukurikire iyi video mufite abana bagiye gusubira ku mashuri, ndetse nakire n'abarezi bose muri rusange n'abafite aho bahuriye n'ibijyanye n'uburezi bw'abanyeshuri hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo kuri iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere 2026 ni itangira ry'igihembwe cya kabiri cy'umwaka w'amashuri 2025 2026. Ni igihembwe tugiye kurebera hamwe turebe ngo ni igihembwe giteye gute, ni igihembwe kizamara igihe kingana gute, ni ibikorwa ki REB cyangwa se NESA ndetse na Minisiteri y'Uburezi ishishikariza ababyeyi, ni ibiki bashishikariza abarezi ndetse n'ibiki bashishikariza abana, n'ibikorwa ki bizaba muri iki gihembwe. Turongera tunagaruke ku mpinduka ziri gukorwa mu burezi, cyane cyane ku buyobozi bw'amashuri kugira ngo harusheho kwimakaza uburezi bufite ireme. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel reka ngusabe gukanda subscribe, numara gukanda subscribe utaninge all notification kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye. Nk'uko nabibabwiye rero, iki ni igihembwe cya kabiri. Ngira ngo igihembwe cya mbere cyari gifite ibyumweru 15. Ni igihembwe kitari kigufiya cyane ku banyeshuri, ku barezi ndetse n'abandi bantu bose, kuko igihembwe cy'ibyumweru 15 cyari kirekire cyane. Ariko by'umwihariko nanone turashimira abanyeshuri ko babashije kwitwara, kwihangana no gukora kugira ngo bagere ku ntego zabo. Rero mwa abanyeshuri mwe nanone nk'ubwo mugarutse mu gihembwe cya kabiri, batangiye umunsi ku itariki 5 kizarangira kuri 4 kuri 3 z'ukwa kane, kikaba kigizwe n'ibyumweru 13. Turongera tukabashishikariza nk'uko ubuyobozi bufite uburezi mu nshingano bashishikariza gukora cyane, kuba focus, mugahanga amaso ku byo mushinzwe, ngira ngo inshingano zanyu ni ukwiga ndetse mugakora ibi bareba. Ngira ngo ubwo ngubwo ni ukwiga kugira ngo mubashe kubona umusaruro mw'iki gihembwe. Rero ngira ngo uko twavuze cyatangiye none ku itariki 5 kizarangira ku itariki 3 z'ukwa kane. Ni ibyumweru 13. Ubibaze neza abanyeshuri bagiye kumara biga. Iki rero akaba ari n'igihembwe kirimo impinduka nyinshi, kuko ngira ngo hari abanyeshuri basize abayobozi b'ibigo byabo by'amashuri ku ishuri ariko batazagenda habasanga, ariko bitewe n'impinduka nyinshi zigiye zitandukanye Minisiteri y'Uburezi yagiye isubiza abarimu bamwe na bamwe, abayobozi bamwe na bamwe b'amashuri bagasubira ku mwanya wo kwigisha bitewe n'imyitwarire. Ngira ngo ubwo iyo tuvuze imyitwarire igaragarira mu mitsindire, mu buryo bahandoringa situation zigiye zitandukanye mu burezi. Ntabwo ari English proficiency cyangwa se ubumenyi mu cyongereza bwatumye abayobozi bagenda bahindagurika. Icyo nisaba rero abanyeshuri ndetse n'abarezi ni ukubasha gukorana no kwakira abayobozi bashyashya, ndetse aho umuyobozi mushyashya ataragera bakaba bafatikanya kugira ngo babashe gukemura ibibazo, uburezi ntibuhagare cyangwa se abanyeshuri ntibagire serivisi babura, cyane cyane by'umwihariko ijyanye n'uburezi. Reka rero twizere ko izi mpinduka zakozwe na NESA na Minisiteri y'Uburezi zizazana zahindura byinshi, cyane cyane by'umwihariko mu mitsindire, kuzamura ireme ry'uburezi, kuko ngira ngo ubu ngubu nta muyobozi w'ishuri uzasigara habe ushinzwe amasomo, umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo cyangwa se umuyobozi mukuru w'ishuri afite amanota munsi ya 70. Abayafite bose rero bakaba barakuwe mu nshingano, hakaba harashyizwemo abari bari kuri waiting list. Aya ngaya ni amahirwe no kuba ari bifuza akazi, kuko ubu ngubu imyanya igiye kuboneka nabo
babe babashyira mu kazi. Muri iki gihembwe rero banyeshuri tubifurije amahirwe masa, guhirwa, gukora cyane kandi mugende muri focus, mukorane n'abarezi banyu neza, kugira ngo mubashe kugera ku musaruro ababyeyi baba bifuzaho ndetse n'ishuri riba ribifuzaho muri rusange. Namwe babyeyi rero murasabwa kurikirana uburere bw'abana, kubiga bataha mukajya mubafasha gusubira mu masomo, mukamenya neza ko abana basubiye mu masomo ndetse mukabahereza ibisabwa byose kugira ngo uburezi cyangwa se kugira ngo amasomo yabo abashe kugenda neza, kuko burya iyo umunyeshuri afite ibisabwa byose byorohereza na mwarimu umuhereza amasomo kuyamuhereza neza. Reka rero nsoze mbashimira mwebwe twabanye muri iki kiganiro, babwire nti kuraje abanyeshuri, nababwiye nti babyeyi murusheho gufasha abanyeshuri banyu, nababwire nti barezi mwongere mwibuke inshingano zanyu muzuzuze neza, ndetse n'abayobozi b'amashuri mufashe abarezi koroshya